Nejejwe no kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data ishobora byose, Umuremyi wacu, Umuremyi w'ibibaho, ubuntu bwe bubashe guhira imitima yacu. Amazina yanjye nitwa Uzabakiriho Yonasi, pasiteri mu itorero ry'abatambyi b'umwuka mu Rwanda. Tugiye kuganira hamwe amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 11. Mbere yuko twasoma amagambo y'Imana, reka twiragize Imana. Mana yacu uhoraho, Muremyi w'ijuru n'isi, kuri isa no kuri uyu munota ni wowe twiringiye. Tweze udutunganye, maze amagambo yawe tugiye kumva atugirire akamaro, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ubutumwa bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 11. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, babarenganya, bababeshyera ibibi byinshi, babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo waba ukimaze keretse kuwujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ayo ni amagambo y'Imana, ni amagambo atwigisha, ni amagambo arimo atwibutsa kugira ngo dukomeze guhagarara ku cyo turi cyo. Ni amagambo atwigisha, ni indorerwamo kugira ngo tumenye uko turi, kugira ngo tutabasha kurenga ku byasezeranijwe maze tugahinduka umunyu wakayutse. Yesu abwira abigishwa be ati, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, babarenganya, bababeshyera ibibi byinshi, babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Uko niko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hasi abantu bakawukandagira. Ni amagambo yigisha, ni amagambo akwereka yuko uri mu rugendo cyangwa se waruvuyemo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, babarenganya, bababeshyera ibibi byinshi, babahora ubutungane. Muzanezerwe. Mwa kino gihe cya none biragoye kurenganya umuntu bamubeshyira ibibi byinshi, babasha kumugerekaho ibyo atakoze, kugira ngo ahagarare neza. Akimara kubyumva, akimara kubibona, n'umwe ngo abihagararemo neza, n'umwe ntabihagazemo neza. Ijambo ry'Imana rimugarukaho rimubwira ngo
muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Umunyu ubikwa mu nzu kandi ukabikwa ahantu heza kugira ngo udatakaza agaciro kawo. N'uwukoresha akawukoresha awufiteho icyizere cy'uko ari umunyu mwiza. Umuntu w'umukristo yakagombye kubibamo neza, ntabwo yakagombye kwifatanya n'abapagani badahuje, kuko bo barangije bakayuka kera. Yemeza ko nk'uko nabo bamwigisha ingeso mbi akaba umunyu wakayutse. Bityo mu gihe cy'abantu bamubona bamwigaho, bamuvugaho, kuko ingeso ze mbi zigaragaza nk'umuntu watakaje agaciro, nk'umuntu watakaje ubwiza muri we, nk'umuntu watakaje icyizere. Ariho hahandi abantu bagenda bamukandagirana bamuvuga. Nta kindi bamuvugira nuko yatandikiriye, yarenze ku nshingano. Aho muzababona ahanini ni hahandi batihanganira ibibagezeho. Bagomba kutihanganira ibibagezeho byose, ariko ejo mukanababona mu murimo baratukisha izina ry'Uwiteka Imana. Mu baririmbyi arimo akomeza gukora uwo murimo, mu bavugabutumwa arimo akomeza gukora uwo murimo, no mu badiyakonikazi barimo bakomeza gukora uwo murimo, baratukisha izina ry'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese umunyu wakayutse waryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya. Nawe ubwawe ndakwinginga kugira ngo ugendere mu butungane kandi ugendere mu ngeso nziza, kugira ngo utabasha kuba wakayuka, maze abantu bakakubonamo ukundi. Gerageza ugaragaze umuco mwiza mu bantu. Ubukristo ku gasozi, ubukristo mu itorero, ubukristo hirya no hino, aho ugeze hose. Ntube wa wundi wasezeranye n'umugore we mwambikana impeta, nyuma yaho umwe agatandikira igihango, yagera mu rubyiruko agakuramo ya mpeta, ngo nawe n'urubyiruko agashayishanya nabo. Yatandikiriye igihango, yagera hirya no hino yasohokanye n'utari umugore we, bakajya muri buwate, ntabwo agenda yambaye impeta, ahubwo agenda yayikuyemo. Ni umunyu wakayutse. Icyo ni ikimungu mu rugo. Gerageza ugendere mu butungane, ntube wa wundi wahakanye yuko atazifatanya n'abanyabyaha, ariko ugasanga ni wa wundi uri kwifatanya n'abajura. Ibyo bibye niwe ubigura. Burya iyo yafashwe agafatanywa n'ibyibwe yagurishijwe, nabo bamufata nk'umujura. Atekereza ageze mu isoko ku karubanda, ageze mu buyobozi, ngo ni wa muririmbyi, ni wa mukristo, ni wa mukozi w'Imana. Oya, icyo gihe ntabwo abe yagaragaje ubumuntu. Ni umunyu wakayutse. Ese mwagize ngo aho azanyura hose bazamuvuga neza, n'abantu bazagenda bamukandagirana. Tugerageze duhagarare mu nshingano zacu neza,
hari indwara mu kugeragezwa, hari indwara mu kunesha ibigeragezo. Indwara ya mbere ni Yobu. Yobu yaranesheje, yahagaze ku butungane, yahindutse umunyu udakayuka. Uwa kabiri ni Stefano. Stefano yarageragejwe ntiyakayuka, aratotezwa kugeza igihe bamwiciye, avuye muri uyu mubiri apfa asabira abamurenganije. Uwo ni umunyu utarigeze ukayuka. Yesu nawe yabaye indwari mu bigeragezo, yarageragejwe agera mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40, ari mu butayu atarya atanywa. Umwanzi aramwegera, aramugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fata aya mabuye uyahindure imigati maze urye. Yesu iramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Aho yatsinze yabaye intwari. Tujye tugerageza natwe ubwacu kuba umunyu udakayuka. Hari ibyiza cyangwa se ingororano kubabaye umunyu udakayuka, kubarinze ubusugire bwabo, kubagendeye mu bitunganye. Ingororano nuko bazajya mu ijuru, aho Uwiteka Imana ari, Yesu ari, aho abakiranutsi abera bazaba banesheje isi. Nawe ubwawe nutsinda ukaba umunyu udakayuka, uzatura mu ijuru. Hari ingaruka zagenewe abantu tabihagazemo neza, babandi bakayutse. Nta kindi ni uguhanishwa umuriro utazima. Nawe ukibona kubyumva, hari icyo wakora, hari icyo wagerageza gukora kugira ngo ube umunyu udakayuka, kugira ngo uhagarare ku butungane, kugira ngo uhagarare ku kwemera kwawe. Amagambo y'Imana yubake ubuzima bwawe, kandi muri byose ukajya ugerageza kubana n'abantu bose amahoro, ukajya ugerageza kugendera mu kuri nyako mu nzira zitunganye, bityo Uwiteka Imana azakugororera. Twumvise amagambo atari make atubwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bababeshyera ibibi byinshi, babarenganya, babahora Kristo. Ati muzanezerwe muzishime, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ayo ni amagambo y'Imana. Igice cya kabiri cyaje kitubwira ati muri umunyu w'isi, mbese umunyu ntukayuka uzaryoshya n'iki? Ntacyo ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Igice cya gatatu cyaje kitubwira indwari mu kugeragezwa. Yobu, Stefano, Yesu Kristo umwami wacu, abo babaye intwari mu kugeragezwa. Nawe ubwawe ugomba kuba warabaye intwari mu kugeragezwa, uhorane ubwo butwari. Wabaye ikigwari mu kugeragezwa, ndamwinginga kugira ngo abashe kugandukira Kristo, maze nazaza nawe azabashe kuzafata uruhare rwa mbere mu kujyana nawe. Imana ibahereze umugisha. Dusenge Imana. Nyagasani Imana ihoraho, murengezi w'ubugingo, aya magambo atugirira umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Sorry.
magambo hari icyo wasangiza bagenzi bawe? Se muri aya magambo hari icyaguhinduye mu buzima bwawe? Se muri aya magambo yakubatse? Gerageza usange Yesu, kuko Yesu araguhamagara, barakurarika kugira ngo umwizere. Ubwo azagaruka bazasange uri maso. Ntugashayishe n'abapagani udahuje. Gerageza ugendere mu butungane, uhindure ingeso zawe zinogere abakubona bose. Ntukaba umuntu ukayitse, kuko ukayitse ntabwo ari byiza. Gendera mu gutungana, icyo Uwiteka Imana dushakaho. Tugerageza guca bugufi, maze ugendane n'Uwiteka Imana. Nibwo Uwiteka Imana izakugwizaho imigisha, ariko bizaba ikibazo igihe ishyano rizaba rigwiriye abatizera n'abatumvira ubutumwa bwiza. Ndakwinginze kugira ngo ugerageze gusanga Uwiteka Imana bigishoboka, kuko hari benshi bazabyifuza kumusanga cyangwa se guhinduka bitagishoboka. Tukiri mu isi tugomba gukorera Uwiteka Imana, kandi tukagerageza kubana n'abantu bose amahoro. Nicyo Uwiteka Imana adushakaho. Imana ni urukundo. Yohana igice cya 3 murongo wa 16 n'uwa 17. Ko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ko Imana itatanze umwana wayo mu isi ucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoze kugira ngo abari mu isi bayakizwe nawe. Amen. Amen.